bidasanzwe. Ikindi kandi ubu wakwishyura mu byiciro ku bufatanye na MTN hamwe na Yellow. Gana amaduka ya Tekno wibikeho Spark 40 ifite uburambe kugeza ku myaka 5 ikora mu kigero cy'100%. Kumenya ibisobanuro gana imbuga nkoranyambaga za Tekno Mobile Rwanda. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Tekno, stop at nothing. Reka twongere tubaye ikaze muri isaha kandi tunabashimire cyane kubera ko mudahwema kutwereka ko muri abacu. Hanyuma kugira ngo dukomeze gukura no kwaguka turashaka ko tuba benshi twaba umuryango mugari. Hitamo gukora sub hanyuma tugenda n'umunota ku wundi. Bizagufasha uraza gutanga abandi amakuru, uraza kumenya ibigezweho, uraza kwidagadura no kuryoherwa n'ubuzima kuko byose birakomatanyije. Agatongaho reka nkwibutse ko ubutumwa bukureba niba utwumvuka buri urubyiruko cyane cyane ukawumva unifitemo guranira ko watera imbere binyuze mu mpano ufite cyangwa se mu bushobozi buto ufite. Ubu Minisiteri y'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi Moya ifatanije na bafatanyabikorwa batandukanye bayo barimo EU na UNDP babazaniye amarushanwa y'abarwemezamirimo bakiri batoya mu byiciro bitandukanye ngiye kugarukaho, kandi na amarushanwa nayo wabyaza umusaruro ukabasha kubyungukiramo. Ari kitwa Tasha Art Connect. Abandi barwemezamirimo bakora ibijyanye n'ubuhanzi. Ibyiciro birimo harimo nka visual art, akaza performing art na retail. Hanyuma uwa mbere muri biri cyiciro azatsindira miliyoni zigera kuri 15, kandi n'abandi bazatsinda bazahembwa. No kuvuga utazaba uwa mbere wenda akaba wa kabiri bitewe nabo bahisemo kuzahemba, abo bose bazagenda babona ibihembo. Bazahembwa kugeza kuri 1M na amafaranga wabyaza umusaruro akakanya, ubuzima bugahinduka kandi bikagenda neza. Cyane rero nta amahirwe nta gucike bikore nk'uwikinira urebe uko bigenda, uvuga uti ndi kugerageza amahirwe ariko wabikoze wagerageje. Yes, wabikoze wagerageje. Apana ibintu byo kumva ibintu byiza ntimubigemo cyangwa mu bibyaza umusaruro. All right, yego. Ari ikindi cyiciro cya Youth Connect Award aho abakora ibijyanye noneho na ICT business cyangwa se ubukorikori n'izindi service nabo bafite amahirwe yo kuba bahatana kandi bagatsindira ibihembo. Uwa mbere nawe muri buri cyiciro azatwara miliyoni zigera kuri 15, hanyuma n'abandi bakurikira bazahembwa kugeza ku wanyuma uzegukana miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Hanyuma niba wifuza kwitabira Youth Connect Award biragusaba kuba uri rwemezabirimo urubyiruko. Hanyuma ikindi ugomba kuba ufite imyaka iri hagati ya 18 na 30, aho ngo niho biza kuza gukunda. Niba hari andi makuru rero ukeneye sasa biraza kukorohera, uraza kunyura kuri social media za Ministel Rwanda Youth Art. Ushobora kunyura kuri X, ushobora kunyura ku rubuga rwabo, ushobora kwandika wa ishatu@moya.gov.rw, aho ngo bikaza kuza kugenda neza. Hanyuma n'aya mahirwe yagusekera ukaza dushimira nyuma. Kagenda neza cyangwa ati amahirwe mbikesha nabyumvise muri kubivuga ndabikora none meze neza. Kugira ngo n'undi nawe niyongera kuza bati numvishe ubuhamya byane birakora, ati bya bintu ni hatari, ati ntago ari kwamamaza gusa birakora. Tugiye kujya no mu yandi makuru nayo atari make tubona ari kugenda avugwa. Duhereye wenda hano hirya gato katugaruke gato ku nkuru ya Teta na Weasel. Mana yanjye kankubwire vava, ariko twe twavuze ko bahitamo ikintu kimwe. Ntari mve ko bahitira twavuze ko bo bakihitiramo bagahitamo ikintu kimwe. Bagahitamo iki? icyo bashaka. Ndabona byaragoranye. Nibakuru ago sinzi impamvu tugiye kubagarukaho. Byaragoranye pe.
byaragoranye ku buryo niba dahitamo cya kintu kimwe duhora tuvuga sha bizarangira bitameze neza kandi ngiyo ubona ibintu bitameze neza ufata umwanzuro mbere kugira ngo nyine hato bitazaba bibi nyuma ariko nanone hari ikintu kimwe umuntu ngo agendera kure burya ibintu by'ingo abantu bubatse ubundi ibintu by'umugore n'umugabo ntabwo kubigendamo gake sejo wundi yakoraga twasomaga article yari yavuze ati we n'umugabo we ngo nibamureke n'iki nino aha gasopo abantu babinjirira bavuye mu bitaro ngira ngo hari n'udufoto twagiye tubona bari kumuha imbuto ubona ko nyine ibintu ari shushbe ubona ko byasubiye ku murongo icyo gihe byari byagenze gute icyo gihe bantu babyibuke Teta Sandra yari yafashe imodoka yahawe na Weasel aragenda aramugonga amaguru birangira agiye mu bitaro n'ubu ntabwo arakira ngo agire ubuzima neza arakoze cyane Magogo kubitwereka kuno kutwibutsa n'ubu ntabwo arakira ngo agire ubuzima neza ariko noneho andi mashusho yagaragaye hanze agaragaza ko mu rugo bitoroshye nabyo byongeye gusakuza nanone ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino naho zende bitangazamakuru bigaruka cyane ku myidagaduro muri Uganda mbona nanone byongeye kugaruka kuri iyi nkuru ariko bikagaragaza ko harimo urujijo cyane urebye video yagiye hanze ubona video bisa nka undi ikijya hanze abantu bari bazi ko Weasel noneho Teta amumereye nabi cyane kuko amashagaragaza Weasel ataka cyane avuga ati mumbabarire munkize Teta mu mujyana umunyarwanda urumva arimo muvuga ko atamushaka muri Neverland avuga ko rwose byamuyobeye ariko mu mashusho hirya tukumva Teta arimo aravuga ati nagutwaye iki hari umusore umufashe bigaragara ko nawe yashaka gusubirayo ngo ajye kwihorera ku buryo abantu batekerezaga ko wenda amashusho Weasel yafashe bamaze gushyambirana ariko agafata ayo mashusho nyuma hari ibyambere atafashe nyuma rero y'ibyo ngibyo byose byase kurangira hari amakuru yaje kumenyekana ko noneho n'imodoka ya Teta Sandra Weasel yayimenaguye hanyuma abantu baza gutangira kuvuga bati birashoboka ko yayimennye mbere y'uko y'amashusho afatwa kuko twumvaga Weasel ataka avuga ko bagakwiye kuba mukiza Teta hamagara na mukuru we Dr. Jose Chameleone abenshi rero bati birashoboka ko iyi modoka Weasel yayimennye mbere y'uko aza guhuza gufata aya mashusho kuko aya makuru agiye hanze mu kanya gato kashize mu bigaragara ingi kintu nemera nuko ntago umuntu ashobora gusara cyangwa guta umutwe nta kintu gihari sibyo ntago umwe yavuga nyine sinzi kabijya ikintu kibabaje kuko urumva ni bakuru sibyo ni bakuru bafite abana ese mu gihe wabonye ko byanze ibyo kwirwa mu rwana muterana amagambo kandi bitari no guhagarara abantu barabyibuka umwe ejo akavuga ati ngusabye imbabazi ngiye kwisubiraho dore imodoka ukuntu yayigize urumva ngusabye imbabazi ngiye kwisubiraho ejo ukongera ariko biravugwa ko umugabo niwe munyamafuti mukuru ngo birashoboka ko adashobotse nagashobotse kabisa noneho hakazamo ariko Teta warashobotse akazamo na mama wabo urumva mayanja mama uno bikaba urundi rwego nawe singo nago bibi kereka mama abahungu be kabisa ni hatari ko binavuga ko ari no utuma abahungu bagira amakimbirane n'abagore bashakanye nabo ariko nawe ntago bashobotse yivangamo birashoboka ko nawe ubwabo bashobora kuba badashobotse kuko urebye nka Chameleone nawe ukuntu byagenze n'ukuntu byaje kurangira hamwe n'umufasha we n'umugore we ntago byarangiye neza none hari ugeze kuvuga ati mu bantu bagerageje gukundana n'ura muryango nyine barasore ngo Teta niwe wihanganye ngo niwe wagumishirize rumva rero yaragerageje pe nukuri kw'Imana bigaragara aramukunda ibaze igihe yaza afite ingoma gahungira hano i Kigali twamuyobewe akongera agasubirayo ngo niwe kabisa wagerageje kuba hafi kumukunda n'iki mu bibi bye ni ariko sikameme birarambiranye bana bizarangira umwe birangiye kuri kandi duhora tubivuga bakagira ngo niyo
filime nibwo izizinga uko wizegera agakora ubugome bukomeye akabukorera teta nawe agenda akomeza kugira uwo mutima utameze neza. No ibaze witabaje famille nawo nta kintu bari kugufasha you get vuga ati ngo subirayo ariko rero umuntu asi umubyeyi yakugira indi nama itameze uko nguko yakubwira ati umusorange ntagashobotse mureke bivemo. Umubyeyi abagira ngo ugerageze agerageze inshuro zingahe vava ubwo nyine 2 3 10 20 30 reka tuvuge ko teta reba ukuntu yari yabaye akwamugarara mukunda sha teta aramukunda yasabye imbabazi asubirayo nejo bundi amugira ku maguru twumvaga nyine birangiye that's it ariko ngera soro kwa muganga. Okay noneho reka dusubire inyuma gato niba teta mukunda nawe zaramukunda kuko ntago umuntu yafata imodoka akakugonga amaguru mpaka ugiye mu bitaro byanga bikunda ubwo numva hari n'igihe yari kuyaca kundi mukundana mwembi mufite ibisazi mu mwembi mukaba mukundana ariko hakaba hari aho ibisazi harakaba hari uburyo ibisazi nabyo mwembi muri toxic nyine ariko ngiye mbona umugabo n'ufite mu byinshi si ukuvugira umugore ariko iriya famille nayo ntago ari shyashya. Ari abantu rero nabonye bavuga ngo ukuntu babayeho ngo mu buzima ukuntu babayeho ukuntu bagiye bakura nibyo bituma batabasha kuhuza ngo bigende neza kuko buri wese afite uko yakuze. Erega n'ubundi vava abantu bahura of course ufite background yawe n'undi afite ntaguma muhuje uko mwarezwe n'iki ariko kujya kubaka urugo cyangwa gufunda famille ari ibintu mwaravuga ngo ibi nyishobora kubyihanganira ibi ntago nabyihanganira kuko hari ntago ari umweru gusa hari igihe muzanyererana hari igihe muzavugana nabi ariko se mu gihe iyo case yabaye murabyitwaramo gute you get kuko nta muntu perfect ubaho ntawe rero kwitwaza ngo kuba bafite background zitandukanye nahura n'undi bahuje background mwese bafite ukwe n'ukwe bitandukanye. Uyu munsi rero ndi kwibaza bafitanye abana babiri ikibazo kuki buri jya bari imirwano n'ibintu bikomeye none imirwano ubona ko ishobora kuvamo umwe kubura ubuzima ishobora kuvamo urupfu kuko niba ushaka kubita umuntu ukura isura igahiva nawe ushaka gufata imodoka ukagera kuriya urumva deja hari level mwagize vuga ati ninjye nawe pako umwe avuye kuri iyi kama kawa ninjye ugufite nawe urafite nawe ndi wagufata you get reka rero gwere kuntu bakoye kubigenza bo bazicara hamwe bavuge bati twebwe turakundana cyane dukundana mvaye nose tuvuge ko inshuti zawe za hafi famille batajya babagira gihe byabereye ntago bara icyo kintu ntago baragitekereza uzinje ahantu teta yakoze okay kuri njye ukuntu yakoze fopa cyagiye agarukaga ntabwo ari busubireyo igihe asubira i Buganda igihe yazaga teta wajyaga wari kugumina Weasel yamusabye imbabazi kandi yemeye icyaha fine musaba imbabazi ariko tumenye abana ariko ntabwo yari busubireyo ntabwo uzi ko na teta yasabye imbabazi yego ariko kuriya yatekereje guhunga hafite impamvu yaje akagaruka nuko yabonaga ko nyine ubu ahanga nta buzima buhari. Niba ari ibyo urukundo ni iki rugeza abantu ku ndunduro y'ubuzima bava urukundo ni rwiza ahubwo abantu nitwe tugira urukundo nabi urukundo nta kibazo rutera abantu rero bafite urukundo niba ari uko bimeze bafite urukundo ariko urwo rukundo rurimo n'ibindi bisazi abantu niba urukundo ari gutya ntarwo nshaka ushatse warushaka gutya byo kurwana tugira nje n'umuntu uvuga nabi simba mushaka none ibaze kujya kugongana gukubitana isuri gahindana kuriya dore ryinyo ryanavunitse nyeka ko nabyo byaturutse aho ngo mu mirwano uhoze uhora mu mbari umugore aje kugushaka mu mbari no kuvugana n'induru famille nabwo n'induru no kameme ndakubwiza ukuri ntago urugendo rwa teta kuva mu 2018 rwamubereye rwiza ariko numugisha kubera ko afite abana ntago rero wavuga ko bitamubereye byiza abana bo bitabagira effect ahubwo nibo bambere bizagiraho impact ikomeye cyane arabitaho gute umugabo reba kuri yavuzaga induru ati mu mutware ngo asubire umunyarwanda urumva none buryo umuntu arakarana ikintu kimurimo umuntu ni nk'atagushaka watse kwizirika ugataha ntago byoroshye niba akunda nyine gukubitwa ariko gukubitwa ntago ari byiza ibaze ko niba abantu barwana bakagezaho bangiza ibyo baguze kandi binabahenze umuntu agafata imodoka we yakuguriye akakugonga akayikugongesha ibyo ni toto ejo yamugurira n'inzoka zigira ariko se iyo environment iri toxic
biramara iki bizarangira gute iyo nzu uryamyemo ariko uzi ko anytime unashaka kukuniga bimaze iki Teta rero sinzi n'utworeje ubutumwa ati niyitahire yigarukire oya hari kukura yagarutse yari yatashye gusubiraho yakoze dega kabisa ntago yakoze dega yari kugumino wese yari kwaguma gute kandi afite urukundo urukundo bava ushaka gukundana n'umuntu ntibivuze ngo umwizirikeho wanamukumbura hirya hakurya y'imipaka ariko mutari kumwe ko hari danje nyine baba dundane bari kudundana ndabona bitaboroheye kahise ese kuri modoka yagize walayi ubwe yaza kuba ari nk'umuntu yafashe kandi yayikuye amafaranga yarayamuhaze gift arayigura no umuntu ushaka kugira gutya imodoka n'undi ushaka kumucisha imodoka hari n'ibindi yakora birenze ibyo ngibyo babombi bari toxic ni hatari ubwo rero no kubifuriza gushaka uko babigenza ariko n'abantu barwana ntago ari byo dukunze kubivuga hano mu gihe ubonye ko umuntu muri kumwe bitari gukunda wenda arakubangamiye nawe uramubangamiye hari ibyo mupfa ariko ukabona ko mudashobora kubikemura mutandukane nta muntu kamarubaho siko bavuga harya mutandukane kabisa ubwo amahitamo ni ayabo abundi bizarangira umwe avuye ku birayi aha rero hari igikorwa nabonye nacyo kireba abahanzi reka tugikomozeho n'ubutumwa bureba abahanzi mu ngeri zose kandi iyo inzego zitureba